ubwo sizo mbabaza ubwo umubabari yute koko bwana fashe ako devuga ukiri umwana mubi ndabwira ko ntwita ugatoroka wowe wari uko nazagusanga hano ngo twite ubaga wifashe nimba ari ugutwita byo rwose simbijyamo reka harwo wamaye ibintu ni bibiri urataha cyangwa gutaha ubundi mu kinyarwanda baravuga ngo ubu babona n'urakazi ako ubu wandi ubu wandi mu yuzuye urakoze kumbwira ko ari iwawe nanjye ndagira ngo baze bose uri kugenda wumva wabyerekeza ute ko hano ari mu rugo rw'iwawe wagiye wenyine ntabwo utakwishyura uyu se kuvuga ngo ndagushaka iki rwose ubu ngubu nubuze ibintu by'amakosa usize hariya mu nzu none byo wiringiye urabura oya rwose boss njye ntago byakunda ntago nazayamora nkubitwa dore ejo bundi nakubiswe uruki hano sibyo ntago nari nzi ikintu ndimo kuzira ubusunza yamora nkubitwa nta namafaranga nibura wampaye nibura aho ukomeza kumfuka ubushize waranshutse benda kunkubita ni wantabara warambwe ngo urantabara wanshutse ngo nindakare kurakara se uriya mugore gize ngo ararakarika harimo abagore batarakarika ushobora kurakara agahita kwija none ugapfa neza nise boss iriya banga naguhereye hari nkakubwira ntisohoka warakaye ni wasohotse warakaye se bagende batamfatira ngaha akira reka nigendera akira faranga siko nta nayo akira amadoro uzivunjishije base nibura reka nigende atamfatira ngaha ubu ngubu ibanga ngiye kurimira nta n'umuntu uri bumenye reka nigende batamfatira ngaha tuzanigishiriza hano ntacyo ndababwira ko wasohotse wirukana ko wasohotse neza naye ntacyo nzayanza mporofitira mu kavuyo sha nibagiye ko nateye gusa hano harimo iki kuko ubu nta na pampa zirimo akunda ariko Cheers. Musu n'umugabo agiye kagiye atambwiye Nyangira rero nayo ndagiye wakajya Abasha Teverano ni ngonze mbabaze icyo turi gutekamo. Tiramuteka ibyo mushaka. Sema abasha kumbona utishimye. Rero nkeneye umuntu wo kuganiriza. Kandi ngiye nakumva rwose nubwo bwose ibibazo byangize. Hako nakutega amatwi nakugira n'inama. Bobo mbabara no kuri kwimana ndashaka kwamugene. Cyangwa ikintu kamasaje. Windira Jumana. Kandi Bobo wajya umbabarira ko. Akamasaje karuhura. Wajya umbabarira. Umuntu bakubwiye ntabwo bawo hako rero ntabwo n'ukuri ko Imana akwiye gusigara wenyine kuko buriya n'Imana yaremye umuntu Adam sibyo ibona ntibihagije ihita imuremera kugira ngo bazajye baganirira mu Bobo naho bakubwiye ngo mbabarire unsige njye nyine ariko njye nagira ngo rwose basireka kandi bigenda kandi ndakwirukana nta umujinya bafashe indi ntera kwiye umuganga basi tugushakira umuganga wo kuganiriza akundi ndiye rusigawe ngira inama akundi nasa kuko nzajya nkureka wirirwa urimo ibyo navuze ntabwo byumva ushaka kumba nushaka kunza muri sukari wowe gira vuba irukanga nani soni ibi nzabibwira bigeze ryari uyu mugabo we yagagaye yagiye he kuko ndamenye agiye kwangarira he none ko narumvije none none yenza kuba mfite umwana ko none bose bari kunsariza rimwe ibi ni ibiki nihaye
rwose sheri nta no kumva karibu koko. uzi ko wagira ngo itekereje uratonekana kari wikize kari wehereza umugabo wita ku rugo rwe ntabwo kari wehereza umuntu yinjira umuntu w'umugabo yinjira yuba mu rugo rwe nimba koko ari urugo rwawe. Ariko cururuka urabona ntaciye bugufi niyo mpamvu ndahangaha ubu rwose ndaje ngo nkemura ibintu byose nakoze amakosa yanjye yose nyakosore rwose niyo mpamvu uri kumbona ahangaha. Rega n'ubundi nta n'ikintu nabonye kitangaje n'ubwiza uko ntacyo nabonye gitangaje rwose ahubwo wowe uracyari wa mbere ukaba wa kabiri ukwikurikira ukaba munsi ya zero rwose nta kintu nasanze gihambaye ahubwo wowe ariko ahubwo nafite zahabu nta kintu na kimwe afite ahubwo wowe shushu be nushaka kuvuga shushu se se no ura muzanye gute zibanza za a b bene kuri uri a ukanikurikira nuko nta kintu kiri uri mwiza imbere mwiza ukaba inyuma amwiza ukuri ubona koko uriya muntu ureshya kuri yagukanga babarira n'ukuri ucuruke sinzongera gusubirayo. Ahubwo n'umuntu ushaka kugenda kuko narakurambiwe dosigaye ngeza aha. Oya bebe n'ukuri wivuga gutyo ugeze aho ngaho urakabije n'ukuri urakabije kandi ikimenyemenye nta n'ikinega nasanze yo nta kintu kiriyo nasanze nta kintu kiriyo uri wa mbere ukanikurikira rwose nta kintu kiriyo. Ubundi urinda umbwira ngo urizanye wizanye atarenge wagiye kuguturumbura yo hari aho wari wagiye nuko nayo maso ndari nyakumbuye ukuntu ureba neza kumburwe n'iminsi ahubwo humiriza nkubwira akantu keza cyaba humirije please humiriza shaka humiriza nahumirije ngaho kora gira vuba vuba mfite imemba ariko cururuka akazi kazakomeza gukora ndareba ntabwo kata ndashaka ko humiriza ko kumana yanjye niba mama bashatse nawe twe turi gukora ihangane papa warashatse ntabwo ari mama gusa mumuke se oya uretse fungura amaso skeza gusa shiri none ubu bwenge ko kwabukuye he sigenze ubwenge rega uri satani ngerageza ubundi ubwenge ndabuze ubundi nagiye kwiga kubera iki mama ranye nariki ariko sinongera komeje ubuse kuko kano gasaka karije abatekereje gute ukangurira we usko nari ngukumbuye wangu kumbebe shiri nanjye naye ngukumbuye cyane no twigire mu cyumba. Okay, si
bete ngo ujye gutera inda. So igihe wahereye uncyurira ngo inda wowe ntabwo byakubaho ntabwo wayitera. Twumvikane Dave, nagufashije byinshi. Ibi ngibi byo gutera inda rwose nabikubwiye. Ntumbare. Ako se Bobo, we ntabwo byakubaho. Erega ibyago nta muntu biteguza mwana, sibyo? Ikindi kandi ntabwo ari njye wamuteye inda uriya mukobwa. Ntabwo ari njye rwose. Umunsi umwe ni gute watera umuntu inda wowe? Amfa mbese. Nimba se atari we wayimuteye kutayihakanya. Kutayihakanyera? Kutamwirukanya kigera? We ntabwo uri kubona ibyago mfite. Ntabwo uri kubona ibibazo biri hano hanze. Urabona uriya aracyari umwana icyambere, sibyo? Burase ndamutse mwihakanye cyangwa se nkamutesha umutwe wo gatoya akagenda akabibwira abantu ugasanga ndafunzwe. Ikindi kandi araba ari hano ubu ngubu umuturenda guturika. Ndimo ndatekereza uburyo ki agiye kuba hano mabuja ntabimenye ndetse tukanabana neza. Aho rero ubage wifashe rwose ngiye rwose ibyo ngibyo sindi bubyivange muri kumva. Ikindi kandi dore mabuja yaraturakariye, sibyo? Yaraturakariye. Niba aramuka bagufashe ntuzavuge ko ari ahantu mbiziho rwose ibi bintu nibinakomeza gutya njya akazi ngenda kavamo ngiye nkagutema nzakagutana rwose nigendengeye. Jewe nganije kuri charge nka charging telefone yanjye kuranzima kandi ashaka kujya kuri chat. Ako se de irakanzu se yamabuje kugira ngo nzigeye yambare akorana na role. Niko ngubu kuko mana yanjye ninde wakubwiye ngo wambare ikanzu ya sheri nako yamabuje ubyo byihoreye ninde wakubwiye ngo wambare ikanzu y'abandi kweri sambwe unge nisanzura kisanzure mu ruzi nise kwisanzura bivuze gusandaguza ibyo usanze ngubu unyirukanishije ngubu uwo mwana twite wamurera. Wow, uwo amaze kwakira ko wateye inda reka biragora kubyakira ariko umaze kubyakira bari bisanzwe. Ntabwo nateye inda byo ndi ese ko numva uvuga nk'ufite experience ese ko wagira ngo warayiteye nawe birakureba kareba ibaye. Se wowe igena hereye ngo hamagara ntago unyumva. Ndimo koza ibyombo. Nose koza ibyombo bivuze kwicarira amatwi. Niko ntago wamboneye isaha yanjye ko aranyibikana yabuze. Sinzi hanyuze. None se Dave ariye ngo mubaze. Dave se? Kunzi ko yuko inonze nta bandi bantu bari muri nge namwe isaha yanjye. Buri irahari. Urahara ahantu iri. Ese nibyo uri gukora. Oya mama uje hariya ntago wajya kireba ukuntu ukeye. Ushaka kujya imyanda. Bura nimbe. Suzi ko ari inyuma tuhabika imyanda. Nose ubwo muheruka kwakora isuku. Nibyo buriya ndahita Usikana ninjoro njye banumva biri gusakuza. Bireke biriya. Bobo aha ni wanjye. Oya ntacyo ngomba kumenya ikintu cyose kiri kubera aha ngaha. Kuki kumbuza kujya hari. Ubwo mperuka gukora isuku hari ahantu. Buriya ni imbeba buriya hari ukuntu zijyamo hariya zikivanga ibintu. Nusuni imbeba zishinze ngira urambuza kujya iwawe. Reka ndajya kubireba. Kandi Bobo usigaye ngeze aha ngaha wewe humura ndabireba biriya se biriya hani isoni bareba iki se wabishenza